historique ikibazo cyo cyankana uko cyagenze. Kagame we inyuma y'itariki 23 z'ukwezi kwa 12 mbabwije ukuri yari yadizatinze, kuko murebe ku mupaka w'u Rwanda umuntu kuhava kirukanka kandi uwo munsi mwatsinzwe akajya Kampala yaragiye ajya kwa Kayihura arihisha nta n'umuntu wari uzi aho ari. Nageze na Mbaranda mushaka ndamubura, kuko waba uri umuntu ufite abasirikare bagatsindwa ruhari ni kumwe nabo ukirukanka ukajya Mbara ukajya Kampala ukarenga Kabare ukarenga Mbarara ukarenga Masako ukajya Kampala, ibyo se urumva ari ibintu bizima? Ubwo asavuga ngo ibyo nagiye kujya kubivuga we yararahagana. Icyo ni kimwe. Nyuma y'ibyo Kagame na Fred Bingira bavuze muri Unity Club bavuga kuri General Kayumba Nyamwasa, General Kayumba Nyamwasa yashashe inzobe. Nakuri ikiganiro cye nkaba nagerageje gufata ingingo zose nzagerageza kubagezaho kuri Rwanda Twanga. Urebye birasubiza nyine izina rya Rwanda Twanga, kuko nubwo duhora tubivuga tubibwira abadukurikira benshi batubaza, twe ntabwo twanga u Rwanda, twe twanga ibibi bikorerwamo, twanga imyifatire ya Perezida Paul Kagame. Ari byo neza uteze amatwi icyo kiganiro cya General Kayumba Nyamwasa cyose ukagikurikira uko kingana, nibwo uhita wumva neza ko rwose hari byinshi ubu Rwanda ubona nyine ari ibintu byinshi nyine twanga kuri iyo Rwanda. Ni ikiganiro kimaze umunsi umwe, kimaze kurebwa n'abantu 67,000 kuri radiyo Itahuka, bikwereka ko iyo General Kayumba Nyamwasa avuze ushobora uramwanga cyangwa uramukunda cyangwa ntacyo bikubwiye. Ariko iyo bivuga ngo niyo haba hari ikibazo arya ngo niyo waba wanga urukwavu ngo rimwe na rimwe ugomba kwemera ko ruzi kwirukanka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo navuga nashakaga no kugarukaho muri icyo kiganiro cya General Kayumba Nyamwasa, nyuma turagerageza kujya tubagezaho izo zindi ngingo cyangwa ibisubizo yatanze muri icyo kiganiro kuri radiyo Itahuka official. Icyo navuga nashaka kubagezaho nona ni ibyo yavuze nyine asubiza kuba yaratabaye Perezida Paul Kagame. Ushobora kumva ibyo Kagame yivugira, ukumva ibyo Bingira avuga, ukumva ibyo Kayumba avuga, hanyuma wowe ukihitiramo. Ko ngewe rwose nta gushidikanya Kagame nk'umubeshyi biroroshye guhitamo ibyo Kayumba avuga, kuko Kayumba kumukurikira wagira ngo uri kumva filime. Niyo mpamvu izi video tugomba kuzibika kure. Rimwe na rimwe hari igihe basubira inyuma bakazisiba, ariko aba yaravuzemo ibintu udashobora kubona ahandi hantu. Dore ko Kayumba yavuze muri kino kiganiro byakabaye byiza abyanditse mu gitabo, kuko hari byinshi agenda yibagirwa, cyangwa se niba bivuze bizahuza n'iby'abandi bantu benshi bagiye bavuga. Aha rwose niyo nakubwiye, ugiye ku munota ndakeka ndakeka ni ku munota ku masaha 2 ndetse gatoya ndebe, ni ku munota bihera ku munota ku isaha ni minota 44 n'amasegonda 35. Aho ngaho avugamo uburyo Kagame yakubise Kabarebe, urabyumva. Ariko hano reka ngewe mpere ahantu Kagame ahubwo nako Kayumba yivugira ko Kagame ariwe edizator, Kagame ko
ari we kigwari, Kagame ari we wahunze urugamba akagenda akihisha kwa Kare Kayihura i Kampala, bakamushakisha na ba Museveni bakamubona, nyuma akaza kumenya ko ariho yahungiye, hanyuma agahindukira agashaka kwegeka ibyo byose kuri General Kayumba Nyamwasa. Rwose ni mwiyumvire mu majwi ya Kayumba, nawe ushatse wajya ugahera ku isaha ya 2:18 aho Kayumba Nyamwasa ubwe mu magambo ye abyivugira. Nahandi uzabyumva uretse kuri Rwanda Twanga, kuko ikiganiro cy'amasaha 3 kugira ngo uzumve amako kantu, uretse kuba twebwe twakabazanira tukakabumvisha, hanyuma ukaba wanasubira inyuma ukumva ibinyoma bya Kagame na Ibingira, nibwo uhita wumva ko Kayumba niwe muntu uvuga ukuri. Ushobora wenda kuvuga uti wenda nawe ashobora kuba ari kubeshya, ariko nkeka ko kuba yavuga ko Kagame ari ikigwari, Kagame ahubwo niwe utaranayoboye platoon, ndakeka ibyo kuba yaramutabaye byo ni ukuri ukurikije ibyo Kayumba avuga. Wa mugani aho kugira ngo Kagame ajye avugirwa n'ababingira babeshya, Kagame azajyaho abwira abanyarwanda mu magambo ye nk'uko n'abandi bavuga. Itega amatwi ibyo General Kayumba Nyamwasa.